ugenda zari birori. Oh, iyo ndirimbo ziko ibi kuri TikTok everywhere. Bamobera batugiye mwijuru. Sinkamenye icyo bisobanura. Narinzi kuzagaruka. Bisaba cyane kubera ko nubundi nico nari naratinye gusohora album. Gusohora ikintu ntikigende mu buryo bufatika cyangwa ntikigeraho cyagakwiye kugera. Birababaza kurusha kuhanyura ubabaye ariko ukahagera. Rero album iravuna ubwo nimumana nakoze indirimbo 200 ngasohora mo 10 na zingahe. Nako kazi kose kaba karagiye no kuri izo zindi nubwo zitabashije gusohoka. Ariko twashagamo ibyiza bibakwiriye kuko buri ariko umukiriya no umwami. Tumubaha kubi ntabwo twamusondeka. Umuzi umaze gukorera amashusho hari ayo yakorewe hanze y'u Rwanda? Yego nk'indirimbo yitwa Oya twayikoreye Zanzibar. Impamvu nyivuze nuko harasohoka indirimbo uyu munsi burenge iba yarasohotse. Itanze mbagira ngo yaragiye. Uyu munsi turasohora indirimbo mw'abantu mwa Bruce Melody na Joe Boy. Irasohoka mu kanya gato saa 5. Ubwo muramwahageze irasohokana na video yayo. Irajyaho murebera amashusho hose muraza kuyihabona. Muze kugenda mu ndebere mumbwire ko akantu ko kuba inzobe kugabanya ibiro buranga ariko birimo ibintu kabisa nakubonye mu gakabutura kabisa meze neza cyane. Oya ntabwo gamba rikino none akantu ko kuba inzobe kagiye kiganzamo cyane ni filter baje bagucishije muri filter ibiro narwanye nabyo birananira album irazirambira iti humura ndagufasha byaji Beauty on Fire. Nabikunda abakobwa bacu aribo bayipostinze kurusha abo muri Nigeria kuko mbona kamera zitababera natwe. Indirimbo yitwa Beauty on Fire. Yitwa Beauty on Fire mu byumve. Oya nanjye nubwo ntarimo ariko urumva iyo rero yari yakinye wenda uri nk'umufana wayo uravuga ngo turabatsinze. Ni hame kubera ko nsigaye mbona abajene nabo barakuze tugaciringa nkajya numva ari kuvuga stories zikagera hano zikagarukira mu nzira. Bise bimeze biti kumbi nabagaho ataraza sha hari ibintu bimwe nabimenye mutaraza. batagiye kubita kwa Uncle Bruce. Uncle Bruce mukafate mugashyira ahantu ko sinabe mukanya maze kube dore singi wa mukobwa wanjye nta muntu ugira umwana ungana gutya atari uncle. Ubu na Rusina nyita uncle nuko wenda atabivugira hano cyangwa se yabivugira ku mutima wenda nanjye ntabimbwire ariko Rusina banza atari muri za kibiri iyo murebye rwose itama iyo murebye itama mbona okay ndamuruta ariko twa generation yabimwe ariko nanjye nemera Uncle Austin. Nta muntu wayikoraho. Iya kabiri yitwa Narinzi Kuzagaruka ni indirimbo nakoze nikoze hari ibintu rero umuntu ajya gusobanura kumara ibiri kamuguke. Ni indirimbo nakoreye mama witabye Imana ariko nyikora mu ishusho ya mushiki wanjye muto ari nawe bucura bwo mu rugo. Ubwo rero mwumve ko ari uri kuvuga abwira mama we yego waturirimbiraho gato kuri indirimbo gato hanyuma twazamuka ugenda zari birori. Iyo ndirimbo ziko ibi kuri TikTok everywhere. Bamobera batugiye mwijuru. Sinkamenye icyo bisobanura. Narinzi kuzagaruka. Our Kiss FM. Kunye nari umuproducer na umuntu yumvisha uri umuproducer uba wumva neza nyine uburemere bw'iyo mpano. Yego.
mbona ninzanamo imikino ntibizoroha guhera icyo gihe rero kiraho gahunda yo kuvuga ngo aba bantu ikintu cyonyine nzabarusha ni ugukora ibi bintu mbikunze n'ingufu zose guhera icyo gihe rero kugeza n'uyu munsi ntabwo iyo ndi gukora umuziki mba ndi kuwukora ngamije ibyo abantu bazampemba ibyo nzakuramo cyangwa uko bizagenda gute ndawukora kugeza igihe numva ibyo nari nshoboye byose mbishyize ku meza. Okay. Nihuta cyane tunagana ku musozo Bruce Melody ubungu baho bigeze aho u Rwanda umuziki w'u Rwanda bigeze ejo hari umuntu wanyandikira wa Uganda ngo urumva ngo abanzi ba Uganda bumva tumva yibikize kwa bacu bahagije kuri iyi ko tudafite n'inyota y'abahanzi bo hanze rwose kuri iyi kuba musubizanyije ishaza uya yinji namuganira kada oya ariko yaranyohereje indirimbo z'umuhanzi uririmba hari ababyita ni nka kadongo kamu mu Kigali ko babyita like indirimbo za hari za deep ndani za Kiganda reka rati zasobanura ukuntu zivuga dun 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 icyo kintu cyumvise ujye utumenya ko kivuye Uganda kabisa. Rero ubungu baho umuziki ugeze abanzi bacu uko barimo gukora uko standard y'umuziki ku isi aho ugeze ubona hari icyizere cyuko tuzagera no ku ma stage mpuzamahanga. Nje ntago nabivuga nk'icyizere uko nagiye nyanyuraho nuvuga ngo icyo kibazo mbajije cyarasubijwe. Oya reka nkubwire Melody ubu iyo mvuze sorry nari yego ama stage nimo kuvuga kubona dutumirwa muri za Grammy za hose aba performing yego urumva byari bibaye mpuzamahanga gusa kandi buriya erega dufite buriya na diaspora dufite na diaspora y'ingande n'indundi byose rero umuziki w'u Rwanda nk'uko n'izindi sectors zikura nawe uri gukura kandi na leta yabishyizemo ingufu nyinshi biragaragara nyine kugeza ku gihe tugira ministeri ishinzwe abahanzi biragaragara ko ari ubuhanzi buri gukura abahanzi barakura ariko noneho n'igihugu kirabishyigikiye kandi murabizi ibintu byose tuzabigeraho ahubwo vuba sinakera kuruta igihe wenda twatekereza. Yego Antoinette hari ikibazo afite cyane mikrorangireho yego rwose ndashaka kubaza Melody mu ndirimbo nyinshi umaze gukora mu bahanzi b'abahanga uri munyakazi koko mu muziki uburyo indirimbo twebwe nk'abafana turazumva zose zikaturyohera ariko hari indirimbo umuhanzi akora ari muri bya bihe biri deep ukicara ukavuga inganzo iza mu buryo butandukanye hari iza wishimye hari iza ubabaye ariko ukicara ukavuga uti iyi ndirimbo yaje mu gihe nari ndi mu bihe numva nanjye ndi kwitekerezaho disons cyangwa se nari ndi gukora ibi niba ariko ya ndirimbo iri deep ya indi unumva nawe ukavuga ati ndimi ifite igisobanuro mu buzima bwanjye twe ntabwo tubizi kuko tubona Bruce Melody ku mbuga nkoranyambaga ariko ubuzima bwawe bwite burya bugira uruhare no mu bihangano byawe cyane iyo ndirimbo hari iyo waba wibuka kuko umaze kugira nyinshi urumva bro urumva umwihanganira aba yasinze Antoinette ari kumbaza iki kibazo narindi gutekereza ku gisubizo kubera amaze igihe kinini indirimbo nsanga iyo ndirimbo ntabwo ishobora kubimo nko kuri album ubwayo hariho ebyiri mu buzima busanzwe nk'indirimbo yitwa Catherine n'indirimbo ikomeye kuri njyewe hanyuma kuri album hari indirimbo nababwiye kare buriya rero generation y'abantu twakuranye n'abandi bari hejuru no munsi gatoya hari akantu bajya bahungiramo ibintu byo kuvuga feelings cyane cyane abahungu ababaye abagabo igitsina gabo ikintu cyo kutuvuga ngo nta muniga mwana ngo nta mugaburira umugabo ngo ntago ibyo bintu ariko buriya nuguhunga nyine akantu ko kubivugira mu uragenda ukitsimbana mu nguni uragenda ukitsimbana mu nguni ukabivugira ariko iyo bigeze ku kigero cyo kubishyira mu ndirimbo buriya umutwe uba wamaze kubyakira iyo ndirimbo rero nayikoze nabisobanuye hano kare nayikoreye mama mbikora mu izina rya mushiki wanjye muto Catherine bucura wo mu rugo uri kuvuga iyo Catherine iyo ndirimbo iri kuri album nari nzi ko uzagaruka ni indirimbo rero ni indirimbo yanjye na famille yanjye hanyuma nkageraho n'indirimbo y'Imana yitwa nzaguha umugisha nayo niba wayumvishe rero buriya n'ubuhanuzi nahaye abafana
nihereyeho urebye narabanje ndihanurira nsagurira n'amasoko ja I'm the goat. turamara kwivuga ukagahituyere ashobora ni kwabira usigiye nahereyemo ukamuragira mu moke koko iyi album iri ku ziyo platform zose zo ku isi abantu bumviraho umuziki wayisangaho hanyuma aho itari yego ntabwo naho hahashe okay so kugeza ubu tumaze kumva indirimbo zirenga 17 hasigaye nkeya ariko nazo turaje tuzumve n'ubundi hanyuma rero buretse gato nibutse ko hari album itari ni kuri YouTube ariko kuri YouTube ho turagenda tuzibaha gake kugira ngo bigende neza uburyo bwose uko buteguye bwo gusohora album ihure ariko namwe muzibone mu buryo bukwiye kuko ari isohoka n'amashusho hari isohoka n'audio bitewe rero n'ukuntu abajyanama mu byo gusohora imiziki bamfasha ko birasindu nararibonye cyane muri byo yego nuko gahunda iteye okay tugiye kumva indirimbo yitwa Energy yego Energy ni indirimbo nziza ubaye uri umusirimu abakene bacu bombi batandukanye hari ukuntu wumva ari ikintu kibura niyo waba utaramenya icyo ari cyo ugapfa kuba ugiye ku kazi ngo urebe ko wakibona nuko byaje kurangira rero tugize indirimbo nyinshi biragorana kuzitoranya timu yose Dylan na rimwe wagiye mu bantu twakoranye akazi kose kandi amagazine ikara nawe ko ntari mubonye umuntu witwa Dylan yarahabaye nuko na Mike manager yewe namubi mubaya sana nuko yego n'abakobwa iyo bataguha agahenje ntiwari kujya gukora iyo bavuze ngo yabariya nibo bakazi nibo ba boss bavuze ntabwo twazabakira nuko indirimbo zibaye nyinshi tutangiye kugenda tuzumva timu igaterana tukazumva tutaragera ku mwanya nyamukuru wo kuvuga ngo reka dutoranyemo zizasohoka yego igihe rero kiza kugera abantu bose barafashe izabo cyane muri timu abantu nyine barimo abantu bakuru bagenda akizirika ku karirimbo akavuga ati sha ntago bishoboka ko album yasohoka katariho nundi akazana kandi nanjye nkaba nifitiye ibyanjye ewana haba intambara yo kubona ukuntu izo ndirimbo zizaboneka birangira rero hasohotse 17 na bonus 3 arizo zizigira 20 yego urebye iyo wongeyeho introduction wanavuga ko ari n'igice so gusa nicyo kiza cyo kugira abantu buri wese watoranyaga koko yahitagamo indirimbo nzima nanjye nkaba ndi kureba ko ibyifuzo nk'umuhanzi byakubahirizwa ariko natwe turi abantu nyine uranaruha urumva indirimbo 200 by'abana 200 bagakoza ngo ushakamo nka 10 nabangaho bayikunze kurusha abandi byagorana rero timu yose yaramfashije harimo indirimbo z'uburyo bwose buriya narindi kubumva mu kanya muri kuganira ku karirimbo k'Imana karirimbo n'icyo hagakoze urumva kera nari umuproducer ntarazana ibintu by'ubunebwe mu bintu maze kwigira haruguru ubunebwe buramfata oya n'inshingano ziba nyinshi nyoboka abandi ba producer ariko bari n'abahanga kundusha muri urwo rugamba sinzarurwana ariko na boom yego umwuka yaransanze arambwira ati byikorera wacyana biko wakuriye mu rusengero ibyo ni famille yose nigeze kubona muri iri yego rwose rangije ndicara ndagashishimura nkora ku mashini ndabicuranga uko nari nshoboye ndavuga ntizagenderaho Imana ibone ko nayikoreye ntifashishije abantu
FM.